ikiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Hanyuma hari ubutumwa nashaka gusoma hano ngo bwumve. Amazina yanjye nitwa Manishimwe nkaba ncururiza mu karere ka Nyarugenge, curuza imboga n'imbuto, mfite imyaka 21 nasoje amashuri yisumbuye nize MEG ubwo ni nka mathematics, economy na geography. Ibyo byose niba ntibeshye. Hanyuma business yanjye nayitangije ibihumbi 120 nakuye mu kazi k'ubuyedi namaze amezi 5 nkora ku ishansiye zo kubaka amashuri. Mu mezi 3 ya mbere narahombye numva ngiye kubivamo. Nza kugira amahirwe umwe mu bagore twakoranaga mu isoko anyigisha ibanga ryo kumenya kurangura neza n'uburyo bwo kubaka ubumwe n'abakiriya bahoraho, nuko nshaka restaurant dukorana. Ubu rwose biragenda kuko mfite restaurant ebyiri ngemurira imboga kandi no mu isoko nagumye mpakorera. Ubu namenye ibanga ryo kumenya kurangura kuri make ahantu hahendutse. Kwihangira umurimo birashoboka ariko bisaba kwihangana no gukomeza umfutsi. Ndatanga inama ku rubyiruko yo gutinyuka hakiri kare. Urakoze cyane rero ubu butumwa barabutwandikiye. Hanyuma hari umuntu witwa Emi PDDG Emi ati yese namusubiza ikomereza aho rwose ndumva turi kumwe kabisa. Nanjye turi kumwe navuga nti muvandimwe hariya yitwa Ndera yatubwiye ko yitwa ndizina rye ngibagiwe yitwa Manishimwe. Manishimwe afite imyaka 21. Manishimwe yarangije segonderi yize MEG ariko ubu bicururiza imboga mu isoko. Urumva uwo muntu yaratinyutse cyane pe kandi koko bikeneye gutinyuka rwose. Nagira ngo mubwire felicitation akomereza aho ngaho gukura amafaranga kuba umuyede ukabasha kwizigamira amafaranga kugera ku rwego witangiriza ka business, ukiga no kujya gushaka ama restaurant ukabwira ibyo ukora. Ni bya bindi twavuga byita gushaka amasoko, kubaka network. Numva ari ikintu cyiza cy'ingenzi rwose. Coach nawe umwanya ni wawe. Mike, aha hantu uko narashimishije cyane twazo tuganira hari umujene urimo kudufasha mu kazi no gukora training gukoresha corporations. Ejo bundi afite mu girlfriend yamutenda babyarana ahitamo gukodesha inzu abana. Ariko byandura ko donc umwana ushaka kuba seriye afite 22 n'uba cyane umujene. Numwera nawe no akomoka muri Laos. Okay. Yakavukiye hanga niba navukiye hanga akomoka Laos. Turimo kuganira namubwira ikibazo kuko yarimo kwiga ikibazo ari uburyo yakuye hanga ugiye barabemigra bla 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 excuses nyinshi zitandukanye. Ndabona nyaka goza uzima barashaka mfaka kazi nakagora. What's your plan? Nyaka plan itandukanye n'inka n'imbwa n'inkoko. Kuko inkoko inka n'ibyo ibisiba byuka bikajya kurya kurisha rero bigataha bikicara mu kiraro ejo same thing garuka boom nta gahunda nta murongo ntacyo. Sibyo ntabwo akubwira nabi kuko ushaka kuganira hanjye umuntu wako kamaze ibibazo ni routine bundi. Uyu mwaka gahunda yawe ufite kujyaho ni amafaranga yo gukorera ayo wakatubwiye ushaka nayo guhaye wayamaze bivuye kuki ngo nuko nibaza ko hariyo abandi bose bacu. Okay, ntabwo ari plan yawe n'abandi bose. Okay, hanyuma ushaka gusevinga mbere ko mwaka rangiye reka da. Hanyuma ushaka mwana akoze mu mashuri narangiza reka da. Hanyuma ushaka kuza kodesha cyangwa kuburenza reka da. Hanyuma madamu washaka mu nizeye gahunda ufite none atangira kugira gahinda n'iki byose. Ntabwo kubikubaza kugira ngo ugucineye ndagira ngo uhagarike gutunga urutoki abandi. Ubanze wirebe gutunga urutoki Canada, gutunga urutoki kirere, gutunga urutoki Rwanda, gutunga urutoki Rwanda, gutunga urutoki abatanga akazi. Nibyo ubona uyu mujene twandikire yakoze iki aho kugira ngo arire avuga nagiye gucyaho ngiye umunsi mumere niki nakora atangira saving papa bagishyize hamwe atangira gucuruza imboga biramunani ntarekera iyo tusabana ngo nafasha ko ariko ndashaka ko nta ibyo byose amaze kugeraho hari abagenzi bakicaye hanze bakimo kurira right bakimo kwanga ngo ni guverinoma n'ababyeyi banje n'abaturanyi right. Uyu munsi turaho turi kubera choice twakoze n'ubumenyi dufite. Ikiganiro Mike ubona nanjye turimo kuzana no kongera kwambo tureke gutunga urutoki handi utangiye kwirebaho mbere ya byose. Tujye kureba ni iki dushaka kugeraho nizeye ko dufite ibyabaye biturere isomo ariko dufasha gutegura ejo hazaza. Ntabwo kurira ari sawa urira twese twemewe kurira iyo byago byabaye ariko n'ubwo nturi murera ngo yivuge gutemo nk'ingurube mbakaje kitaranje. So ubuse unyemereye nitwakwakira telefone mu kanya wanze soza ariko wanze soze ubundi twakirira telefone twumve n'ibindi bibazo nka bitanu. Bagira ngo mvuge ibintu abantu batinya kuvuga. Kuba ufite ibibazo nta muntu byitayo. No barike Mike ufite ibibazo isi yose buri munsi afite ibibazo. Ariko tangiye gushaka gukemura ibibazo byawe
abantu bose bazahita baza kutuko bazakumva bazakugira inama kuko nabahinduye imyumvire wayihinduye ariko nuhora uganya hururira abantu bazaguhunga bazakwita amaganya ni maganya nk'aba mu comedian rero abantu dutangiye guhindura imvugo ku buryo aho kwitwa amaganya twitwa ababyiringiro isi n'ababyishimo n'abamigambi wabiranga okay ariko ko kajambo karimo ubuhanuzi bukomeye aho kwitwa amaganya tangira witwe migambi tangira witwe byishimo tangira witwe ibyiza ibintu nk'ibyo ngibyo waruvuze